tubaye ikaze ku Murwa TV nkuko mumaze kubimenyera rero muri kumwe nanjye Ange Trudy ni muri The Talent Umurwa rero nk'ibisanzwe tubazanira abantu bafite impano zitandukanye ni kubwiyo mpamvu twagiye gusura umusore afite impano zitandukanye muri buze gukomeza mubibona nimucikwe kadutangiye tuguye ikaze. Murakoze cyane. Watangira utikibwira? Amazina yanjye ni Gueva boy, ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi Nyarwanda. Uri umuririmbyi, uri umuhanzi Nyarwanda, ukora ihe njyana? Nkora R&B irimo trap cyangwa pop irimo trap ya. Wow. Tujye imbere cyane ituduherezaga freestyle babone koko umuntu turi kumwe koko aririmba trap, aririmba R&B. Sneaky on my deuces now. Coffee has feel me on the replay now. Hands up in the air now. Smoke is in the air now. Help is in the air now. Now. Wow. Devu birimo neza pe. Watangiye utubwira background y'umuziki wawe aho watangiriye, je watangiriye naho waciye kugeza uyu munsi. Kuva nkiri muto yangewe natangiye kuririmba mu makorari. Ngenda bikunda kurushaho. Ndangije secondaire nibwo natangiye gukora karaoke mu tubari. Nyuma yaho nibwo nagiye mu marushanwa ari naho naje guhurira na producer Danny Beat dukorana indirimbo ebyiri kugeza uyu munsi urugendo rurakomeje. Wow. Tumva waraciye muri byinshi. Tugihera aho ngaho muri karaoke tubwire turi imbere nk'akaririmbo kamwe abakiriya bakundaga kukwaka. Ni indirimbo nakundaga guheraho n'ubu ngubu ndayikunda, ni indirimbo yitwa I Need You ya Mark Anthony. Ivuga ngo From the day that I met you girl, I knew that your love would be everything that I've ever wanted in my life. From the moment you spoke my name, I knew everything had changed. Because of you I felt my life would be complete. Oh baby, I need you. Wow, devu ufite ijwi ryiza. Hari ukuntu bavuga ngo ibintu nabikomoye ahangaha n'ahangaha, we nta muntu mu muryango wawe ufite uvuga ngo nabikuye kuri mama, tubwire. Wapi, kuko keretse kuririmba mu makorari nyine bisanzwe. Uretse ko sogokuru yakoraga ibintu by'ubuvanganzo ibwami, ariko nta bindi birenze. Tushiraho ngaho watubwiye yuko wakoze ama competition. Ni competition yari imeze gute? Ni competition yari yateguwe na Techno Rwanda na Demen. Ni competition yatangiriye ku mbuga nkoranyambaga. Yatangiye irimo abantu benshi bagera muri 300 biza kugeraho batoranyamo bakeya 30 barahatana, abandi 10 nitwe twabashe kugera kuri final. Mu bantu 300 uza gusigara muri abi 10. Oh, wakoze ikintu gikomeye pe. Nuvu wari kutubwira ngo wakoranye na Danny Beat. Danny Beat niwe umuntu twari recordinganye indirimbo ebyiri za mbere. Indirimbo ya mbere yitwa gute? Indirimbo ya mbere yitwaga Flower. Flower. Turirimbireho. You were made for me, and I was made for you. You are the only flower that smells how I like. Kutubonja naguri kuririmba ngo twumve. Twizeye yuko agakurikiyeho uri bukagire karekare basi noneho tukaza kumva ijwi ryawe neza. Diva tuze mu buzima busanzwe. Ubona abasore ba kera nabo ngubu batandukaniye hehe mu myitwarire muri buri kimwe? Abasore ba kera n'abasore b'ubu ngubu ntago ndabyitegereza cyane, ariko of course nyine uko ibihe bigenda bihinduka abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Abasore ba kera ntago bari kubona umusore no rugero wenda wasutse cyangwa
wambaye damage ziriya deshire cyangwa iki, ariko uyu munsi nyine hari ukuntu ibintu bitandukanye, uko nyine ibihe bigenda bihinduka, ibintu birahinduka nyine ya. Ubona ikiza ari iki? Byose ni byiza kubera yuko nyine ikintu cyose mu gihe cyacyo kiba gitwika tu. Gitwika. Deva, nize inzozi zawe wari ufite ukiri umwana ukavuga ngo izi ngizi kugeza ubu ngubu nicyo kintu nshaka kugeraho? Ngewe kuva kera nakundaga kuririmba ku buryo numvaga ko nyine ngomba kuzaba umuririmbyi ukomeye. N'uyu munsi rero inzozi ntabwo zigeze zihinduka. Izo twakubwiraga ngo courage uzabigeraho. Watubwira background ya Deva kuva akiri umwana, uburyo yakuzemo, byagenze bite? Gueva no umwana akiri umwana yari yitonze cyane acecetse, ariko nyine ari umuntu nyine uri curious cyane, ushaka kumenya utuntu twinshi dutandukanye. N'uyu munsi nyine ngende umuntu ukunda kumenya utuntu twinshi, ndumva ari icyo navuga. Niriye koza wigeze gukora ukiri umwana n'ubu ngubu bajya kubwira ati uzi ibintu wakoze? Ngewe nigeze kunywa amavuta yo kwisiga, narayanyweye. Nimba icyo gihe narumvaga ari amata simbizi, ariko nyine narayanyweye amavuta basanga ndenda kuyamara. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Ngira ngo nari mfite nk'imyaka nk'ine cyangwa 5. Utubwiye yuko Deva mu bwana bwe yari umuntu ucecetse, n'ubu ngubu niko bimeze? N'uyu munsi ngewe ntago nkunda kuvuga ibintu bibonetse byose, ntago mbwanuka. Uri muri ba bantu bita ngo bari timide, bari shy? Oya, ntago nabyita ko ari kuba timide, ahubwo nyine ni kwa kundi umuntu nyine aba yiturije, sometimes ari no ku meditating environment. Deva afite ababyeyi? Ababyeyi barahari bombi. Babyakiriye gute ubabwira yuko ugiye mu muziki bwa mbere na mbere? Ni ikintu bambonagamo kuva nkiri mutoya, ariko ababyeyi bagira impungenge nyinshi zo kwibaza naramuka agiye muri ibi biragenda gute, ku buryo bahoraga mama we akomeza ambwira ngo banza urangize ishuri, ariko nyine n'ubundi birangira nyine n'ubundi mbikoze ntaranarirangiza, cyane ko nkiga n'uyu munsi. Uri kwiga hehe? Niga muri kaminuza ya Kigali. Gueva, katugaruke ku kintu wavuze ngo cy'ubwitonzi. Utubwiye yuko n'uyu munsi nyine uri wa muntu utabwanuka, kandi tuzi yuko ubuzima bw'abahanzi biba bibasaba nyine kuba sharp, kuvuga ugasanga nyine bakora ibintu umuntu wese avuga ati nyine n'iby'abahanzi. Wowe ibyo ngibyo ubifatanya gute? Niba witonda ukaba uri n'umuhanzi bigenda gute? Ubwitonzi ari ahantu umuntu yitonda, hari n'ahantu atitonda. Nta kuntu waba wapolinze out n'abaji bawe cyangwa iki, urabolinga nyine, uraflexinga bisanzwe tu. None se Gueva, ku bijyanye n'uko bavuga ngo abahanzi bafata banywa amatabi, banywa inzoga, barya abana, ibyo ngibyo kuri we bimeze gute? Itabi ntabwo kurinywa ntabwo bisaba ko uri umuhanzi. Ushobora no kunywa itabi utari umuhanzi. Inzoga nazo nuko, ntabwo abantu bose banywa inzoga ari abahanzi. So nyine ntabwo ngiye ibyo ngibyo nabivanga n'ubuhanzi ngo abakobwa ni beza. Abakobwa na ba mama bahoze ari abakobwa, turabakunda nyine abakobwa. Deva afite girlfriend? Arahari. Wamubwira iki muri aka kanya? I love you baby, mama sita. Kadukomeze. Deva, ni ikihe kintu mu buzima bwawe cyaba cyarakubayeho ukavuga ngo iki kintu kirambabaje kugeza n'iyo munsi ukaba ubyibuka? Ni ibintu byinshi biba mu buzima bw'umuntu, ariko ikintu cyambabaje nuko hari chances nagiye nakaza kera nyiri umupeti, kuko nkuko nabikubwiye nakunze music kera, ngenda ngira chances zo kuba nabona ukuntu mita nzamuka, ariko kubera nyine ababyeyi family sibikonde nyine tuzi. Rero
izo chances nizo zambabaje. Ako don't give up ziracyahari imbere niho nyine tujye imbere continue. I won't give up. Deva kugeza ubu afite indirimbo zingahe? Ubu ngubu ni indirimbo enye, ariko hagati aho ngaho nyine ndimo ndakora ibintu byinshi kuko nyine nicyo gihe cyanjye ubu ngubu. Hari amakorabo ufite? Collabo hari album iherutse gusohoka, abantu bayibona kuri platforms zose, niyo muri Coffee Sounds yakozwe na Kinabit. Ni episode yitwa Quarantine Vibes, iriho abantu benshi batandukanye. Hariho indirimbo nafatanije na Kodo Cartoons yitwa Pray For Me. Hariho indirimbo zitandukanye, hariho ba Kivumbi Prime, hariho n'abandi basani batandukanye ba Chipmunk. No kuvuga ngo ibyo nibyo bikorwa bya hafi. Collabo ni iyo ngiyo ndi kumwe na Kodo, ariko ubu ngubu nyine ndimo ndakora ibintu byinshi. Ubu ngubu nibwo collabos zigomba kuba nyinshi. Gueva, waturimbira kuri iyo Pray For Me uri kumwe na Kodo. Bitangira ukurura wishira, biganye buti ibyo wajya gombwira, tere kubwira nzakubwira, no ni watinze bwahise bunira, nahindukiye mbona nakikubona, muri aya mazi ubanza harimo n'ingona, ninde wahageze ngo ambwire ndimbe. Wow. Gueva, rutubwiye ku bintu bya platform umuntu yakubonaho nizi? YouTube, mfite YouTube channel ni Gueva Music, Instagram ni Gueva Boy. Ubwo abadukurikiye mumva yuko Gueva mwamubona ku Instagram, mwamubona kuri YouTube, mugakora subscribe kuri channel yiwe, mugakomeza mukabona indirimbo bagezaho, murabona yuko afite impano nyayo. Gueva, dukomeze. Gueva, tubwiye ko ufite sheri. None se Gueva, kujya uca inyuma sheri wawe, iyo wamuciye inyuma bigenda bite? Nshobora wenda kuba mbikora nanyweye, ariko ntabwo ndabikora ndi soba. Bigenda biteze nk'ubwo ngubwo yavuze ati wakoze ibingi? Kubera ukuntu abagukunda kandi turi abantu bakuru, barabizi yuko bibaho. Birashoboka ko ushobora no kwisanga nyine wagiye n'ahandi n'iki, ntabwo kwitora ahantu hamwe social. None se waguca inyuma byayinda gute, cyangwa naraguca inyuma ngo umenye situation? Ndabimenya, abikoze nkabimenya, ubwo nawe nyine namenya impamvu, nimba wenda ntabikoze fresh cyangwa icyari ikintu yamburanye, something like that. Ngo niba utabikoze fresh uravuga ibiki? Niba nyine ntakoze akazi fresh. Utakoze akazi fresh, dusobanurire akazi fresh. Gucaca, gusubura. Gueva, tugaruke, ufata gute sexy y'abantu batarabana? Mini batarakora mariage? Bon, biterwa, hari igihe aba donc ni ibintu biza mu muntu. Hari igihe ushobora kubikora kubera yuko urumva ko umubiri urabishaka, ntago umubiri ubishaka ari uko wamaze kuba married gusa. Urumva ushobora no kubikora nka service. Ariko hari ikintu ababyeyi batubwiraga n'ubwo bakitubwira avuga ngo kwifata ifate, nyine ibintu byo kwifataho bivugaho iki? Ababyeyi ibyo ngibyo babivugaga cyane hataraza uburyo bwa protection, ariko ubu ngubu nteka ko bagukangurira protection kurusha uko bakubwira kwivuga ngo barereye badaye uburenganzira. Barabizi yuko nyine ntago ari ibintu wowe wishaka mu birizana tu. Ubwo nuvuga ngo kuri wowe gukora sex utarabana n'umuntu sava? Biri nomo. Watubwiye ko wabaye umuhanzi kera. Bagufataga gute ukiri ku ishuri, uri umuhanzi, uri umustar, byari bimeze gute? Ngewe nakoze ibintu bya danger, nuko nyine umuntu ku ishuri nyine aba ari nk'igihugu kimwe. Ngewe ishuri nizeho ryose so gukabya umuntu wese tuziranye twiganye arabizi. Nabaga meze fresh, ababinyubahira n'abayobozi
sometimes bakangirira n'imbabazi kubera yuko nyine hari side banziho iri dope kuvuga ngo ku ishuri abastari wari urimo muri abo ngabo nawe uzwi nyine n'abayobozi babizi ku buryo na ya foto umuntu akora ari umuntu usanzwe we bakubabarira. Hari igihe batashiragamo imiyaga kubera ko nyine hari igihe babaga babona ko witwaje icyo kintu ariko nyine babaga babizi nyine tu baravuga. Wari ufite girlfriend ku ishuri? Njye mfite aba girlfriend barenze 3 mu kigo kimwe ko twikaga. Nyine urumva yuririmba hari ukuntu abantu bakwiyumvamo rero nawe ntago wababera umwana mubi hari ukuntu nyine muhita muba inshuti mwese tu. Nuvuga ngo umuntu yakwiyumvagamo nyine wamuhaga karibu. Nico gihe ariko ubu narabiretse tu. We ntago yemeraga hari ukuntu umuntu aba umustar akamubera ahantu nyine cyane nko ku ishuri ugasanga ariyemera nta muntu avugisha. Oya hari abantu batakwiyumvamo wiyemeye ntago ngiye niyemeraga. Hari ikintu wari ukomeje uvuga ngo ntago bigira imyaka yo kubishaka cyangwa ikintu uvuga ngo bwa mbere ukora sex ariko ufite imyaka ingahe? Ntago nibuka neza imyaka ariko nari ndi mukuru ibya kera nyine ni kwa kundi mwabaga mwakinnye saye ari imikino y'abana ariko nyine biri sérieux ni nari nigaga secondaire. Muri abo bakobwa mwakundanaga ku ishuri? Ni umwe muri bo cyangwa se bose. Kandi Gueva wasanga mwarabikoreye ku ishuri? Of course none se twari gutaha tukajya kubikora tukagaruka ku ishuri. Tubwira ubwo buhamya byahinze gute muri secondaire urabizi abari amadoctoire y'abahungu y'abakobwa nyine nahantu mwahurira ku buryo bavuga ngo mwakorera ibintu nk'ibyo mwabikoreye byagenze gute? Ibyo ni ibintu bya danger urumva byabasabaga kwibeta mukajya nk'ahantu mugashyamba ahantu hose tu ahantu hose. Wowe byagenze bite? Bon njyewe nari nkuko nabikubwiye hari ukuntu nkunda gukumeditatinga environment twaribetaga tukajya ahantu tukongera tukagaruka nyine gahunda zasojwe ariko nyine urumva ntago kaburaga k'abantu nyine bashona ariko nyine twajyaga ku ruhande tu. Icyo gihe wari ukiri mutoya nk'iyo bagutuma umubyeyi bavuga ngo uyu mwana twamufasha ari gukora ibi ngibi byari kugenda bite? Wari kubyitwaramo gute? Ababyeyi bawe uko bazi byari kugenda gute? Actually byarabaye rimwe bantumye umubyeyi ariko ngiye kubera ukuntu nabaga nyine ibintu mbikora nabigizeho ntago bari bafite nyine iriya ikizibiti ntago bari bafite evidences ku buryo ngiye nazanye umubyeyi n'umukobwa bamutumye umubyeyi hanyuma prefe kubera kubura ikintu aheraho akajya avuga ngo reba ngo n'ishati y'uyu mukobwa gipesu cyaracitse ngo ntago ari we wagiciye. Nyine byabayeho ariko nyine ndabyova kaminga ndakomeza ndiga mpaka ndarangiza nyine high school. Umubyeyi byahinze gute? Ntago bageze bagukubitira ku ishuri icyo gihe kuko ndumva ari ibintu bikomeye ku buryo nuvuga bagutumye umubyeyi icyo gihe ninde wabafashe yasanze bimeze gute? Tubwire iyo situation ko yari imeze. Ntago badusanze nyine n'ubundi byasojwe badusanze byasojwe ariko nyine nta nubwo twagize imyaka yo kugira ngo nyine dufatwe n'umuntu wa danger. Yari abantu nyine bacunga umutekano wo mu kigo abasekirite rero abo ngabo mugira ukuntu modelinga nyine kugira ngo bitaba ibintu bya danger ariko nuko nguko. Ntabwo umubyeyi agukubitiye imbere y'abantu hari igihano kera bazaga bakagukubitira kuri rasamburema kugira bakwereke yuko ikosa bakoze ryari kazi. We byahinze bite? Wapi ngiye mama wanjye aranyizera kugeza no munota arakikwizeye. Ngiye mama aranyizera byatari kubera ko ntago ibintu byose mbikora mu kavuyo biba biri ku murongo. Katugaruke mu muziki wawe ubona aho watangire naho ugeze ubu ngubu ari yihe minduka yabayeho? Impinduka zirahari nyinshi ku buryo kuko ubu ngubu ntabwo ndi gukora audio nishyuye ntabwo ndi gukora video zose nishyuye ibintu byose no kuvuga ngo biragaragaza ko hari ikintu mfite
abantu bashobora kugira ikintu bamfashamo cyangwa se bakaba ba contributing uvuga ngo ufite support kugeza ubu ngubu ntabwo ari ya danger namwe mwamenamo ariko nyine irahari twakubwiraga ngo courage none se Gueva umuziki wawe ubona hehe nko mu myaka 5 iri imbere nge ibintu ndota ni ibintu birenze cyane ni ibintu birenze ku buryo nta nubwo nakubwira ngo ni hehe ariko nyine ni kure cyane Imana imfashije igakomeza kuba mu buzima na gengo yanjye big up to Coffee Sound Music hamwe nyine n'abandi bantu namwe mudufasha ibintu bizaba dope sana Gueva hashize imyaka 2 gutyo uri mu muziki niko watubwiye ama-challenges wagiye uhura nayo kugeza uyu munsi nayahe challenge ya mbere ni kubona connection z'abantu mufite view imwe no kuvuga abantu bazi ibyo ukeneye no kuvuga rero iyo niyo challenge igoye byatari indi challenge no kugira ngo abantu babyumve bumve umuntu ushaka kuba we cyane nk'ababyeyi hari bwo aba yarakumvisha kugiye kuririmba ariko yabonye imisatsi urayikaraze ushizemo tentire y'umutuku cyangwa icyatsi urumva ni ibintu nyine ateta yumva izo nizo challenges navuga ziza imbere cyane Imana ishimwe ko hari aho umaze kugera nyuma y'izo challenges zose twizeye ko zizanashira Gueva waduha freestyle ya nyuma turi no gusoza yabanje kubyina mu isayo avuye masigame inkweto aranga komeza urugendo ndashaka attention nasanze batumva rotation ndirimba bakumva ni lotion baba bumva ko nibuka rolling my paper nkajya guhiga uko niko nsenga reka dushimire wewe warudukurikiye muri iki kiganiro nkuko mumaze kubimenyera ni The Talent Umurwa muri kumwe nanjye Trudy ciao